uyu musore yaramaze kumenya ko uyu mukobwa amuca inyuma, noneho aramubwira ati mbese wa mukobwa we wanca inyuma na nyuma y'ibintu ibyo ari byo byose nagukoreye muri ubu buzima. Umukobwa abumbura umunwa arangije aramubwira ngo niki se wigeze unkorera muri ubu buzima. Umusore ahita amusubiza ati nakuguriye telefone igihe wayishakaga, nakwishyuriye amashuri yose segonderi wari waracikishije igihe wari ubikeneye warabuze uburyo wajya kwiga. Umukobwa arareba arangije aramusubiza ati none se ibyo ngibyo wakoze ni ibintu wakoze undi muntu atakwigera akora. Impamvu urebye yino video nuko nawe ibyo bintu ubizi. Umukobwa arakomeza aramubwira ati umva ibyo ngibyo wakoze ntabwo wakoze ibintu bidasanzwe ndetse nta n'umuntu waguhatirije kubikora, ntabwo ibyo ngibyo ari ibya danje wakoze. Niko bameze niko bigenda. Umusore yabonye nta kindi yakora arangije aravuga ati Imana izaguhana wa mukobwa we, kuko yumvise bimurenze cyane. Ibaze gukorera umuntu ibyo bintu. Hari n'ababishyirira na kaminuza, yarangiza kumwishyurira kaminuza agahita amubwira ngo kunyishyurira kaminuza se ni ibintu bya danje, ubwo wakoze ibirenze. Ndabasuhuje cyane abantu muri mu rukundo, naho njyewe ntabwo ndi intungane.